Turabasuhuje mwebwe mwese abadukurikiye kuri IMS TV Rwanda Union, urubuga rwa iniyo y'u Rwanda mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavugabutumwa, itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi rivuguruye, ari ryo mu rurimi rw'amahanga bita International Missionary Society, Seventh Day Adventist Church Reform Movement. Muri aka kanya rero tukaba dukomeje n'ibiganiro byacu. Ikiganiro cya mbere kikaba cyaravugaga ku miterere y'itorero ry'Imana mu gihe giheruka. Mu by'ukuri aho twabonye byinshi, ibirango by'itorero mu gihe giheruka, ko ibendera ryacu ari amategeko y'Imana ndetse no guhamya kwa Yesu, mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku butumwa bubwirizwa mu gihe giheruka. Muri kumwe na mwene so Habumuremyi Werarisi, akaba ari umuyobozi wa iniyo y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavugabutumwa, itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi rivuguruye. Mbere ya byose rero reka twiragize Imana dusenge. Urakoze Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, kubw'ineza n'urukundo rwawe muri aka kanya. Muri iki kiganiro turakwinjiza kugira ngo ubashe kubana natwe kandi kibashe kugira umumaro. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo abo twabashije kuba turi kumwe mwese, turabakiriye kuri iyi Zoom meeting. Mu by'ukuri twabararitse kugira ngo tubashe kuganira uyu munsi imbonankubone. Abafite ibibazo babaze, abashaka kwinjira mu Zoom nabo binjiremo. Uyu munsi rero turabasha kuganira ku ngingo ya kabiri ivuga ngo ubutumwa bubwirizwa mu gihe giheruka. Ni butumwa ki bubwirizwa mu gihe giheruka? Iyo turebye hano nk'uko mubibona kuri iyi screen twasharinze cyangwa twabagejejeho, muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 aravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi. Iki ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze ko bizaranga itorero ry'Imana mu gihe giheruka. Mu gihe giheruka hatanzwe ubutumwa budakebakeba bw'abamarayika batatu mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 12, ndetse na marayika wundi ari we marayika w'ijwi rirenga ryo mu Byahishuwe 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Marayika wa mbere yavuze ibyo kubaha Imana no kuyihimbaza, nk'uko mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 havuga ko mu by'ukuri indunduro y'ijambo byose kuba byarumviswe, ariko igisigaye ni ukubaha Imana no gukomeza amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese, ngo kuko Imana izazana igihishwe cyose n'umurimo wose mu rubanza, ari icyiza cyangwa ikibi. Bivuga ngo rero kubaha Imana ni ugukomeza amategeko yayo. Marayika wa kabiri yavuze iby'umuburo kuri Babuloni mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8, ngira ngo havuga yuko Babuloni iguye. Nanone tukabona Babuloni mu Byahishuwe 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Marayika wa gatatu atubuza kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubuyobe bwo gufata icyumweru kigasimbuzwa isabato. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18, na Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, atubwira ko hari hahanuwe ko hari umwami wagombaga guhindura ibihe n'amategeko. Marayika wundi we mu by'ukuri avuga kuri Babuloni, ariko mbere yaho hari marayika wa gatatu mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 13. Marayika wa gatatu atubuza kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Noneho marayika wundi yongera kuvuga ko Babuloni iguye, asongera mu byo marayika wa kabiri yavuze. Byahishuwe 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Noneho mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18 akatubwira kwitandukanya n'abasenga ibigirwamana, kwitandukanya n'abasenga Bayali.
Yohana 18:37 naho twavuga. None nk'uko abahanuzi ubivugaho iki? Inyandiko z'ibanze paje 232, 238, 254 mu Cyongereza herekana ko ubutumwa bwavuzwe guhera mu gihe cya William Mirrey. Marayika wa mbere yatangiye mu mpeshyi iyo mu yatangiye mu 1833 ageza mu 1844 mu gihe cyo mu mpeshyi, mbere y'impeshyi ho gato. Marayika wa kabiri kuri iyo paje akatubwira ko yavuze ubutumwa mu 1844 mu gihe cy'impeshyi, Nyakanga, Kanama, Nzeri n'igice kimwe cy'Ukwakira. Noneho marayika wundi we ni ukuva mu 1888 kugeza uyu munsi. Amagambo yo mu bihamya cyangwa se mu busobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventisi umunsi wa karindwi, umuzingo wa karindwi, paje ya 979, aratubwira ngo Kristo agiye kuza ku nshuro ya kabiri afite imbaraga y'agakiza. Ubwo gutegura ibiremwa muntu guhangana n'icyo kizabaho, yohereje ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Abo bamarayika bagaragaza abantu bakira ukuri maze bakageza ubutumwa bwiza ku isi mu mbaraga. Ibyashuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 hatubwira itsinda ry'abizigirwa. Haravuga ngo amatorero yahindutse nk'uko byagaragajwe mu gice cya 18 cy'ibyashuwe. Kuki se ubutumwa bwo mu byashuwe 14 bwatanzwe? Nuko amahame yo mu matorero yangiritse. Marayika mu byashuwe 18 yatangiye mu ihishurwa rya Kristo gukiranuka kwacu, 1888 i Minneapolis, nk'uko biri mu busobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventisi umunsi wa karindwi, wa muzingo wa karindwi, paje ya 984, haravuga ngo igihe kigeragezwa kiradusatiriye kuko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ryamaze gutangira mu ihishurwa ryo gukiranuka kwa Kristo umucunguzi ubabarira ibyaha. Iri ni ryo tangiriro ry'umucyo wa marayika uzuza isi yose ubwiza. Ngira ngo iri ni ryo somo Yesu yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 14. Marayika wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu na marayika wundi muri rusange. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubu ni ubutumwa buteguriza abantu kuba mu bwami bw'Imana. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Amagambo y'umukabanuzi agakomeza atubaza ngo amararika abiri yabwiwe amatorero, ibyashuwe 18 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubu ni ubutumwa bumeze nk'ubwatanzwe na marayika wa kabiri. Babuloni iguye bitewe n'uko yanyoye inzoga, kuko bitewe n'uko amahanga yose yanyoye inzoga z'ubusambanyi bwayo. None ikibazo ngo iyo nzoga ni iyihe? Ni inyigisho zayo z'ibinyoma. Ubutumwa butatu bwakubiwe hamwe. Ubutumwa butatu bugomba gukubirwa hamwe, maze umucyo wabwo w'inkubwe eshatu ukamurika ku isi. Mu byashuwe Yohana avuga ngo nuko mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Ibyashuwe 18 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Ibi bigaragaza itangwa ry'ubutumwa buheruka hamwe n'ubutumwa butatu bw'umuburo buzabwirwa isi. Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventisi umunsi wa karindwi, umuzingo wa karindwi, paje 985. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo uyu marayika, iki gihamya kitwereka ko yafashe ubutumwa butatu abukubira hamwe mu muburo uhamagarira abantu gutandukana na Babuloni. Babuloni ni iki? Babuloni ni urudubi rw'amadini. Babuloni ni urudubi rw'amadini. Reka rero Imana dufashe. Insanganyamatsiko ikurikiraho iraza kuvuga ngo kuki hakenewe marayika wundi? Marayika wa kabiri ntabwo yari ahagije. Imana idufashe iduhe kunesha mu izina rya Yesu. Amen.